naje gufatwa ku ngufu ndi umwana w'imyaka 5 mfatwa ku ngufu n'umugabo uwo mugore uwo wari intera hamwe biranankomerera cyane kuko bakomeje kubihishira uko babihishira bigenda bimviramo ubuzima bubi uko bahishira bigenda bimbera ikibazo biza kumviramo n'ingaruka ikomeye cyane byamviremo ingaruka ikomeye kubera ko nagiye kwa muganga bambwira ikindi kintu kitari cyiza bajya kunangiza ishuri ndabyibuka mu wa mbere kwa Berina uwo munsi naritangiye nibwo yaje kumfata arambwira ngo ntabwo umwana batoraguye agomba kwiga uwo mugore yagiye kuncumbikira hambwira ati ariko nta gucumbikira tugomba kubikora byabaye ku mbaraga biba ku ngufu nurumva ari ikibazo cy'uko byigeze kumbaho hagati aho ntabwo navuga ngo uko kuntu niyumvaga ntabwo nkuzi nanjye ntabwo nzi ukuntu niyumvaga arambwira ati ngiye kukubaza ibibazo bibiri uri umuhutu uri umututsi ndamubwira sinzi icyo ndicyo gusa ndi umunyarwanda ababyeyi bapfuye igihe kinini bapfuye mu ntambara muri jenoside ni yego birashoboka ko uri umututsi kandi papa na mama bamubujije gushaka abatutsi yahereye umunsi saa 9 nkubita ndumva yararangije kunkubita nka saa 11 oya iki kintu gusa kirambabaza ko kubaho ntarize no muri iyi si muri iki gihugu cy'iterambere ngenda mu nzira ariko agatima kagakubita ko ntigeze niga iyo gakubise ngira umubabaro mwinshi mu mutima wanjye harira ariko nkiyanago ntahangaha ndabyibutse ko ntazi kwandika ntazi gusoma n'ikibazo ni nacyo gishengura umutima wanjye Yes, twongeye kubaha ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya Ishakiro TV online na mwese mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Tubifurije amahoro y'Imana mwe mudukurikiye by'umwihariko muri mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda hakurya y'ibiyaga bigari abari muri East Africa mwese tubateye iteka kandi turabakunda cyane ariko wowe utarakora subscribe bikore nonaha kugira ngo ujye ubona amakuru yacu meza uko umutima utera. Nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umwari mushiki wacu ntaravuga byinshi reka tumuhe ikaze tugaha ikaze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mushimiyimana Alice. Alice amakuru? Ni meza. Ameze ute se? Meze neza. Duherukana kera? Nagari kera cyane ariko haciyemo gahe. Ariko njye nari ngukumbuye. Yego, nanjye nari ngukumbuye. Uraza kunsubiza rero zikonze kunsubiza Covid yabaye. Covid yabaye atari twirinde Covid. Usuza nsubiza rero ariko. Zagusuza nirangira. Bose ubona Covid izarangira? Inshallah zirangira. Yego. Mushimiyimana Alice ni umuntu usanzwe. Ni umuntu usanzwe uraho ariko w'ibibazo. Bike sinavuga ni bike ni byinshi sinzi kuri ngiye nyine hari igihe byambereye byinshi ariko isa ndashima Imana. Yego Mushimiyimana Alice uti ni umuntu w'ibibazo ariko mbere ko dutangira iki kiganiro twaganiriye muri make umubwira ko ufite amateka yihariye. Ni umuntu ufite amateka yihariye anakomeye ndetse kugira ngo rero dutangire iki kiganiro kibanda ku mateka yawe by'umwihariko ubuzima bwawe uratangira utubwira amateka yawe ni ukubera iki yihariye yatangiye ryari hanyuma dukomeza. Murakoze. Impamvu numva amateka yanjye yihariye hari igihe umwana avuka akavuka afite ababyeyi akavuka afite imiryango yemwe n'abavandimwe n'abo bavindimwe ariko ngiye muri ibyo byose navutse mbona nta na kimwe mbona ariko nabona bashije kubona bagenda mbireba. Nubuhamya kandi nubuhamya burebure
bugoye buruhije kubuvuga no kubusobanura, ariko umuntu agenda ashozwa n'Imana kugira ngo umuntu abashe gusobanura ubuhamya bafite. Yego, umurongo wo muri Bible uvuga ngo nshobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Reka tumusabe atumanukire aduha imbaraga hanyuma aradushoboza nubwo bigoranye, nubwo byagorana gute, ariko ahantu hari Imana aradushoboza. Rero Alice, amateka yawe yatangiye gute? Ayo mateka tuvuga akomeye, amateka tubwiye akomeye yihariye, yatangiye gute? Yatangiye ryari? Izo struggle z'ubuzima zatangiye ryari? Ubuhamya bugoye, ariko byatangiye 94 mfite imyaka 5, ko nari mfite ababyeyi nk'abandi bana, dutuye hano ku Muhima, ariho tuba nkina nk'abandi bana. Ababyeyi banjye ariko baza gutotezwa nk'abandi, nk'iya jenoside yabereye mu Rwanda 1994, baratotezwa bikomeye cyane. Nubwo nari umwana ariko narabyibukaga, bimwe na bimwe naranabirebaga. Nta guciye mu ijambo ko ugaragara nk'ukiri muto, warabirebaga. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe muri kiriya gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi? Nari mfite imyaka 5. Mfite imyaka 5, kandi iyo umwana w'imyaka 5 aba yibuka. Ntabwo nari ntaratangira ishuri, ariko imyaka 5 nari nyifite kubera ko narabibonaga. Hari ibyo nagiye mbona n'amasange, ko ndibuka igihe kimwe papa yaje yakubiswe cyane, bamukubise umubiri wose. Ahageze ndabyibuka ko mama yamushyirije amazi akamukanda inzara, kuko inzara zavagamo zimanukana n'ibiremve by'amaraso. Ibyo rero ndibuka ko mama yamubwiye ati reka ngo kande, ariko yaramubwiye ati se wazize iki? Yaramubwiye ati amafaranga yashize yo gutanga, kuko yatangaga amafaranga kenshi cyane, rimwe na rimwe bakamureka, rimwe na rimwe agakubitwa, ariko uwo munsi amafaranga yari yarangiye, bituma akubitwa. Nuko nyuma rero nyuma biza gukomera cyane, amafaranga aho yaburiye duhunga nk'abandi. Ababyeyi banjye baza gupfira ku giti cy'inyoni. Icyo gihe nyine ni mu gihe nyirizina jenoside yari yatangiye? Yego, jenoside yari yaratangiye, abantu bari gupfa n'ubundi, abandi bari guhunga. Natwe rero twahunze bisanzwe, turi guhungira ngo ahantu hahoze ari mu Gitarama, ariko ababyeyi banjye baza gupfira ku giti cy'inyoni. Sinzi, ababyeyi banjye bapfuye nabi, kandi nabi cyane. Ni ibintu nyine bingora kubivuga, ariko ntabwo ari njye nyine byabayeho. Mu Rwanda byabaye ku banyarwanda benshi, abanyarwandakazi benshi, ariko uburyo bapfuye mu maso yanjye, bapfuye nabi cyane. Kuko ndibuka ko twageze kuri bariyeri, papa yaramfashe akaboko, mama nawe ari imbere, ariko hageze aravuga ati aha ntabwo tuharenga. Hari umuntu yavuze izina ariko ntabwo mwibuka, ntabwo nibuka izina yavuze, ko yaravuze ati kana karahara ariko ntabwo turi buharenge. Arambwira ati mwana wanjye we komeza ugende, twe tugiye gusigara, kuko byari ngombwa ko babahagarika babakaga amarangamuntu. Ngenda ndambuka, bo barasigara. Mpagaze hakurya rero nibwo nakomeje kubarindira, mbona ntibaje. Ndibuka ko mama yari atwite, ko mama bamukubise ikibuno cy'imbunda asa nk'uwunama. Mu kunama ariko mbese ni nkaho ntabibonye neza cyane, ariko bamukubise ikibuno cy'imbunda, papa nawe bahita bamutema, bamucishamo umuhoro, ariko yari yunamye agiye gufata mama. Biba ngombwa rero ko bitanjyana n'undi mubyeyi twari turi kumwe, n'abandi bari bambutse, turakomeza twe turigendera. Naho ngaho n'abasizi, ntabwo nigeze nongera kubabona. Yego, nta kwihangana. Hanyuma Alice, urumva icyo gihe rero wari utangiye urundi rugendo rukomeye rw'ubuzima, wari ukiri muto, uri umwana w'imyaka 5, ababyeyi barigendeye.
ubuzima rero bwa gipfubyi uri wenyine muri jenoside bwakomeje gute? nakomeje guhungana n'abandi, turagenda tuhinga za Gitarama, uko twagendaga turara mu nzira abandi bapfa basigara. Turakomeza turagenda turenga tugera za Ngororero. Ntabwo twageze Ngororero nyirizina, ahubwo twageze ahantu bita za Gatumba. Harimo abantu ubungubu bahazi bakurikiye kino kiganiro bashobora kuba bahazi. Tugera ahantu bita ku Muhororo barahazi nabwo. Aho ku Muhororo rero nabwo hapfuye abatutsi benshi kuko nanjye nari ndimo, ariko ngira amahirwe sinapfa muri abo ngabo, ahubwo ngiye ngumamo ndyamye hagati. Ariko nza kugira ikibazo, ntabwo nzi niba sinzi ikintu banjumbye, ariko baje kujomba kumwe basubiraga inyuma bajomba bareba abantu bazima, bareba kugira ngo babahwanye nyine he kugira usigara. Ngiye rero naje kujomba nyine icumu kuko umugabo yaraje njomba icumu, buriya mfite inkovu ku kibuno. Ndahaguruka, urumva ntabwo bakujomba ikintu ngo ukomeze usinziriye cyangwa se ukomeze wigize nk'umuntu wapfuye. Ndabyuka arambwira ati ntabwo weho ndi bukwice, ongera wiryamire. By'ukuri ntekereza ko ari Imana yandindiye aho hantu. Narakomeje ndaryama, bigeze nko mu masaa 2, sinibuka amasaha, ariko nabonaga izuba riri kuva. Ntabwo nzi ngo ni saa 2, sinzi ngo ni saa 3. Hari mu gitondo ariko izuba riri kuva. Nibwo hatambutse umuntu w'umumama ashoreye umwana, aramfata arampeka anjyana iwe mu rugo. Ariko tugeze iwe mu rugo dusanga se wabo n'interahamwe ikomeye cyane, arica. Tuhageze aramubwira ati bano n'abana 2 mfite, nabona byaye aho nari narashakiye, kuko urumva aho yaragiye aho yavukaga, avuye aho yari yarashakiye. Arabwira se wabo, aramubwira ati rero bano n'abana 2 nabyaye nibo mfite, naniranwe n'umugabo, none nje kuba iwacu. Se wabo aramubwira ati nta kibazo, adushyira mu rugo kwa nyina. Nyina yari ahari na musaza we ahari, afite bakuru be barumuna be, adushyira mu rugo n'uwo mwana. Ariko urumva jenoside yari kuba, n'ubundi bari bari kwica abantu. N'icyo gihe baragendaga bakajya kwica. Bwarakeye rero uwo Rwamitende, yitwa Rwamitende w'umugabo, aza mu rugo aravuga ati ba bana bawe 2 Hagise ni umututsi. Ibyo bimubajije turi muri salo, amubwira ati oya, se w'abo bana ni umuhutu. Ati none se bazane mbasuhuze, ko duhagaze aho ngo nyine turi abana, aradusuza. Ariko nkaba bari banshyizeho ikintu cy'icyenda kibasha gufunga ya maraso kuko yarazaga ari menshi cyane, bashyiraho ikintu cy'icyenda. Ariko noneho andebye inyuma abona nyine amaraso yaganjije cya gitambaro. Aravuga ati ese umwana wawe yabaye iki? Aramubwira ati umwana wanjye ni ikibyimba arwaye, niko yamubwiye. Ubwo warangije aravuga nta kibazo, aragenda arabyihorera. Ariko bukeye aratekereza avuga ati Rwamitende ashobora kubikeka akaba yaza kukwica, reka nguhe murumuna wanjye. Murumuna we nawe yari atuye ahandi hantu mu kandi gace witwa Theodeta. Noneho ariko tugezeyo, anjyanayo, tugezeyo dusanga umugabo we ni interahamwe, arica. Tuhageze nabyo biba ikibazo, ariko Theodeta ndwanira ishyaka hamwe n'Imana. Imana itaragukuraho amaboko ntabwo ushobora gupfa. Tuhageze umugabo araza aramubaza ati uyu mwana avuye hehe? Amubwira ati uyu mwana ni uwa mukuru wanjye. Amubwira none se ni uwuhe? Amubwira ati se ntabwo muzi kuko yari yarashakiye ahandi hantu runaka, ariko ni uwa mukuru wanjye. Amubwira ati yumva nyine nta kibazo. Aramubwira ati uyu ni umugore wa mukuru wawe, ndumva atari inyenzi, ndumva atari inzoka, nizere kutanzanira inzoka mu nzu. Ariko urumva murumuna we yari yarabiganiriye na mukuru we,
yaramubwiye aho yanyweye nyirizina kuko yari abizi, kuko igihe kimwe yarambwiye ati rero aho nzajya njya tujye tujyana, ntabwo nzajya ngusiga mu rugo. Nanjye ndamwemerera. Bukeye mu gitondo umugabo ajya kwica, afata umuhoro ajya ku kazi kuko bakitaga akazi. Baza nka 4 azana na wa wundi se wabo, basanga ndahari. Arangije aramubwira ati ariko uyu mwana ashobora kuba atari uwacu. Banjyana mu gikoni, mbese nari mpagaze imbere y'umuryango w'igikoni. Arangije aramfata anjyana mu gikoni, aransuzuma, ahamagara wa mudamu, aramubwira ati umwana ngiye kumwica. Akirambika umuhoro hano ku gikanu, aramubwira ati mbabara wikwica umwana wa mukuru wanjye, nimba mugiye kumwica nanjye munyice. Arandeka, ariko aramubwira ati ningaruka tutabonye umuntu turi bwice ndi bumwice. Urumva nubwo nari umwana nta kuntu utagira ubwoba, ninatangiye kugira ubwoba, vuga ni byanze bikunze ndi bupfe. Ababyeyi banjye bapfuye, ndabizi ko ntari uwahangaha, nkiyumvishamo nyine, ariko ntabwo niyumvishagamo ko hari ubwoko runaka buri gupfa. Ntabwo numvaga ngo n'abatutsi, sinumvaga ngo ntabwo ibyo ngibyo byo nari mbizi, ntaramenye ibyari byo mu by'ukuri. Haciyeho rero umunsi umwe anshyira mu rwina, izi nsina zitari ibitoki. Ambwira ati jya ugumamo hano, igihe runaka nzajya nza nkukuremo, ubundi ikindi gihe ngera usubiremo. Ndabyemera, nanjye njyamo kuko namazemo iminsi 4. Nyuma y'iminsi 4 araza nkuramo, noneho tukajya tugendana aho agiye. Ariko icyo gihe abantu barapfaga, nkajya mu idirishya nkareba bari kwica abandi bantu nyine bitandukanye. Noneho umunsi umwe aza kuntuma kuvoma. Byibuka numye kuvoma, ndagenda ngeze mu gikombe, umugabo yari kubagara inanasi, ahindukira abona ntambutse, agiye kunkubita ifuni, Imana ikinga akaboko. Ndatambuka, ubuzima barakomeza. Mbese ni nkaho bisa nkaho ibyo ngibyo byarangiye byo kwica ubwoko bumwe, mbona tutangiye guhunga n'abandi nabo turahungana. Twarahunganye rero nabo bisanzwe. Masasu bashoboka ko aribwo inkotanyi zari zifashe igihugu, tangiye kudutabara, turahunga, tuza noneho kuzahungukana, ariko wa mugabo we yarapfuye. Tuza kuzahungukana, nkomezanya nawe. Icyo gihe mwagiye mu kindi gihugu? Oya, ntabwo twageze mu kindi gihugu. Ntekereza ko wenda ari nko mu tundi duce runaka, tuvuye nkaho tukajya mu tundi duce, ariko nta kindi gihugu twagiyemo. Rero tumaze guhunguka nk'uko abandi bose bari maze gutaha, abantu maze gusubira mu ngo zabo, ubuzima bwanjye numvaga ko wenda mbayeho ndaba nk'umwana mu rugo, ariko siko byagenze. Ntabwo ariko byagenze, ariko hagati y'aho ngaho hari ikintu cyambayeho kandi gikomeye cyane, gusa kukivuga kigora umutima wanjye. Ko nyiri aho ngaho hagati, nyiri kuri uwo mumama, sinzi. Urihangana, ubuhamya nyine ni ikintu kiba gikomeye. Mwaragiye murahungukana n'iyo famiye yagize uruhare mu kurokoka kwawe, niko nabivuga. Urumva hatangiye ikindi kintu cy'ubuzima bukomeye, nubwo uri kuvuga ngo biragoye kubivuga, biragoye ariko turabivuga kuko ni ubuhamya. Icyo gihe rero byakugendekeye bite? Ubuzima watangiye muri iyo famiye nyuma ya jenoside, nyuma yo kurokoka, bwari buhagaze bute? Byagenze bite? Nyuma yo kurokoka narokotse numva nta mutima mfite, kuko hari icyari cyambayeho hagati aho umugabo w'uwo mugore ariko nta mpamvu nakivuga. Naje gufatwa ku ngufu, ndi umwana w'imyaka 5, mfatwa ku ngufu n'uwo mugabo w'uwo mugore,
uwo wari interahamwe, biranankomerera cyane kuko bakomeje kubihishira. Uko babihishira bigenda bimviramo ubuzima bubi, uko bahishira bigenda bimbera ikibazo, biza kumviramo n'ingaruka ikomeye cyane. Byamviremo ingaruka ikomeye kubera ko nagiye kwa muganga bambwira ikindi kintu kitari cyiza, bambwira ko nangiritse, ariko nangiritse ku kibazo cyo kubyara. Mbere numvaga nyine nta kibazo kuko bari baramvuye narakize, ahubwo byaje kubabaza umutima wanjye nyuma bansuzumye barebye terisi babona yagize ikibazo, kuko kubyara bigoranye kuri njyewe bivuye kuri icyo kibazo nagize. Hanyuma wabimenye ryari? Wabimenye ufite imyaka ingahe? Izo rezilita cyangwa ibyo bisubizo byo kwa muganga bakubwira ko wagize ikibazo cyo ko ushobora kutabyara? Nabimenye vuba, nabimenye maze gukura, ko mbere ntabwo nigeze mbisobanukirwa. Nabimenye maze gukura, ahubwo duhunguka numvaga ko ngiye gutangira kubaho mu buzima nk'abandi bana. Ndibuka ko duhungutse amashuri yaratangiye, ntekereza ko wenda nanjye bari bunjyane gutangira ishuri. Ukiba muri uwo muryango nyine? Niba muri uwo muryango bajya kunangiza ishuri, ndabyibuka mu wa mbere kwa Berina. Uwo munsi naritangiye nibwo yaje kumfata arambwira ngo ntabwo umwana batoraguye agomba kwiga. Uwo mugore ambwira ati ngwino ujye underera umwana, njye kunywa inzoga, ninza nsanga yamekeye umwana wakoze imirimo yo mu rugo. Urumva nari mutoya. Nahereye uwo munsi kwiga ntibyongera gushoboka, nangira kumurerera umwana ngeza mu myaka 8 turi kumwe. Nyuma y'imyaka 8 wa wundi wari warantoraguye mbere mukuru we nawe barabyaye, arambwira ati ngwino ujye kunderera umwana. Murerera umwana arakura, maze kugeza imyaka 10 ndatoroka mva mu urwo rugo. Yego. Alice, dusangije uburyo wabayeho muri iyo miryango nyine yagize uruhare mu kukurokora, ariko ubuzima ntabwo bwari bworoshye, nabwo rutangiye indi ntambara y'ubuzima. Nubwo wumvaga ko ubuzima buhindutse ugiye kubaho, amateka akaba yahinduka, wisanga nabwo ugiye kurwana n'intambara y'ubuzima. Ntabwo utubwiye nyirizina ubuzima rubayemo uretse kugukura mu ishuri no kurera abana babo babyeyi. Ni ubuhe buzima bundi wagiye uhurira nabwo muri iyo miryango yombi wabaye mu icyo gihe? Iyo miryango rero ubuzima nahuriyemo nabwo ntabwo navuga ngo nabayeho nk'umwana. Umwana mu rugo ushobora kumubwiriza uti jya ku ishuri, ese wariye? Ariko njye siko byari bimeze, kuko njye nabayeho ntotezwa, nkoreshwa imirimo y'imvune y'agahato, njya guhinga kandi nari mutoya, njya gukura ibijumba, njya kuvoma, njya kuragira, njya gusenya, nkora ibintu byose bishoboka byose bibaho. Nta kintu na kimwe ntakoze, byose narabikoraga. Rero ubwo buzima nabayemo nta munsi nigeze nishima muri njyewe, kubera ko ntabwo nabonaga umwanya wo kuvuga ngo byibura nicare nitekerezeho, ko nahoraga mu bintu byinshi kandi mu kazi kenshi, kubera ko nahoraga ndi njyenyine muri ibyo bintu nakoraga. Yego. Ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe umunsi umwe wagiye mu ishuri bahita bari gukuramo, ntabwo wongeye gusubira mu ishuri kuva muri iyo myaka 5 kugera ugeze mu myaka 10? Ntabwo ugeze wongera kurisubizamo cyangwa nongere kurisubiramo. Alice, wari uvuze uburyo ubuzima bwagushaririye kurushaho, wumva biranze, ufata umwanzuro wo gutoroka iyo miryango warererwagamo muri iyo myaka igera kuri 5 niba nabyumvise neza. Hanyuma icyo gihe utoroka, watorokeye hehe? Ubuzima bwakomeje gute? Rero icyo gihe ntoroka
uwo mumama nabanaga nawe yageze igihe cyo kuza kuba igitaramo ahantu ku Mugina, noneho ahageze ariko akaba yaraje mu buryo bwo gukorera y'amafaranga, noneho akajya akodesha navuga nk'imisiri ibisambu akabikodesha, noneho akabipatanisha akabipatana we kugira ngo abihinge bamuha amafaranga, njyewe akanjyanamo akambwira ngo ni njyewe ugomba kuhahinga kandi ngombe mparangize vuba. Kuri iyo myaka 10 nari mfite, njyewe nabonye nyine maze kunanirwa, urumva imyaka nari mfite yari mikeya, nakoze iki, natorotse nagiye guhinga. Ndatoroka icyo gihe ndibuka ko natorokanye n'igitenge cye kimwe nari nkenyeye cy'igipande kimwe, ndatoroka nza ku isoko ryo ku Mugina. Ngeze mu isoko ryo ku Mugina nza ku babyeyi baranguraga ibintu by'ibiribwa babijyana i Kigali, baza umudamu nimba yandangira akazi ko mu rugo. Umudamu arambwira ati ngwino tugende ndakakurangira. Ndibuka ko twaje ahita nzana mu Biryogo ku mama witwaga Mama Kasimu, andangira y'akazi, ntangira gukora akazi ko mu rugo gutyo. Hari muhe mwaka niba wibuka neza? Ntabwo nakwibuka ko ni hari nk'ibiri kangahe, nk'ibiri kabiri gutyo cyangwa se 2 3, cyangwa se muri hagati aho ngaho muri 2, muri za 2. Nibwo mbitekereza ko aribwo naba naraje muri Kigali, ntangira rero gukora akazi ko mu rugo, nkorera 3,000, icyo gihe nakoreraga 3. Nzenguruka mu tuzi mu rugo ariko rimwe na rimwe ntibanyishyure. Urumva ko wenda ntabwo nari nzi imirimo yose yo gufura y'abanyakigali, nari nzi imirimo yo mu cyaro yo guhinga, guteka ibijumba, ibintu nk'ibyo. Rero nakomeje kuzenguruka muri ako kazi ko mu rugo. Mama Kasimu turatandukana, njya gukora ahandi, ariko kujya gukora ahandi byaramarira ku buzima bwanjye. Nafuraga ndira, nkoze ibyombo ndira, nkoropa ndira, nta munsi n'umwe nigeze nduhuka kurira. Ko ndibuka ko nari maze kugeza nk'imyaka 14 nkora akazi ko mu rugo cy'imisagara, umudamu anyirukanwa saa 8 z'ijoro. Tugiye yasanze ngo ntafuze, ntabwo nari nafuze imyenda ko yaravuye muri Kongo, araza asanga imyenda imwe ntago ifuze, akomeza yitoratoza kuva saa 4 kugeza saa 8 z'ijoro, arambyutsa arankubita aranyirukana. Umva bwari ubuzima rero bugoye kuri njyewe, ariko nyine nta kundi nari kubigenza. Nta famiye yindi nari kujyamo, ntabwo nari kongera gufata inzira ngo nsubire muri ya famiye nabayemo, kuko iki gitenge nari naratwaye byatumye abwira wa mukuru we, amubwira ati uriya mwana ndamwanga, naho namubona namuhuruze agapfa. Kuva icyo gihe rero ntabwo nigeze ntajya gusubirayo, nta nubwo nzi uko bameze. Ahubwo wenda nyuma naje kongera gukominikana na mukuru we. Mukuru we nawe njya kumusura, ariko numvaga nyine akazi ko mu rugo ngahaze, numva bindenze, ndavuga n'undi nta yindi famiye nzi, nta nindi ndeba, reka nemere njyeyo. Nagezeyo naho rero biba ubuzima bwo guhinga. Nawe yari yarimutse ariko yabaga hano hafi hatari ku Mugina, yaravuye iyo babaga. Icyo gihe nyine warubonye ubuzima bw'Ikigali bwo gukora mu ngo byanze, usubira nabwo muri ba bantu bakureze cyane bakurokoye. Nsubirayo mbana nawe, ariko ngezeyo nangira bwa buzima bwo guhinga, nangira bwa buzima bwo gutotezwa. Ndi musumwa kanyura ngo ntabwo ndi mu isambu ya se, sindi mu nzu ya papa, sindi mu nzu, ibintu nk'ibyo nyine by'ibyo yanotezagaho. Ariko ikintu cyatumye nsobanukirwa ko wenda ababyeyi banjye baba barishwe muri jenoside, wenda nawe akabimenya, yigeze kumbwira ngo ngomba guhinga, ngo abatutsi barororaga, ngo ariko ngo nta mututsi, ngo ntabwo ndi umututsi, ngo ngewe ngo ndi uwabo, ngo nanjye rero ngo ngomba guhinga, mbese nkakurikiza umuco wo guhinga. Ariko nyine nahise numvamo akantu, tuvuga ndashobora kuba atekereza yuko ndi ikindi kintu, ntangira nyine kwiyumvamo ko nanjye ntari uwabo. N'umwana we mukuru w'umukobwa, undi rimwe akambwira ngo yanyica, undi ibintu nk'ibyo, nabwo mbona nta bundi buzima bwaho. Ndongera mvayo ngaruka i Kigali. Icyo gihe hamaze imyaka ingahe? Icyo gihe nta mwaka nahamaze, nahamaze amezi 6, ko nahise ngaruka i Kigali. Nongera gushaka kandi kazi ko mu rugo, ko
kuko nta kindi nari gukora, nta kandi kazi nari gushobora, ntabwo nari narize kwiga, byari byararangiye. Kwiga wize wa munsi umwe gusa? Wa munsi umwe niwo wonyine nagiye ku ishuri, nta wundi munsi nigeze nongera gusubira ku ntebe y'ishuri cyangwa nsubire mu ishuri. Ntabwo narongeye ndagaruka nongera kwitangirira akazi ko mu rugo. Icyo gihe rero ugeze i Kigali nabwo uravuze uti ubuzima bwa hahandi buranze, reka nongere njya kugerageza akazi ko mu rugo. Wahingukiye cyangwa akazi ko mu rugo nabwo wagatangiriye ahagana he, mu bihe bice byo muri Kigali? Nagatangiriye mu Gasata, ntangira akazi ko mu rugo ndakora, ariko nyuma y'amezi 3 mba ntandukanye naho ngaho nakoraga. Hari umudamu twe duturanye tw'Abeyata, njya kubana nawe. Ahako noneho tujya kubana abanamo n'abandi bakobwa ariko bo ari indaya, banywa urumogi, banywa ibitabi, ariko njye mbinjiramo nanjye niyumvishamo ko ari byo ngiye gukora. Icyo gihe ni umutimanama wase wari ubikubwiye cyangwa barakubwiye bati ngwino dukorane, ngwino tutwereke akazi dukora muri ubu buryo? Oya, ntago ari kuvuga ngo ni umutimanama wanjye wabimbwiye, ahubwo ni ukubera noneho ibibazo byari bimaze kundenga. Urumva nari maze kuba nk'inkumi, byari bimaze kundenga, mbona na kotex yo kwambara, nkabona amavuta yo kwisiga. Ariko none ndavuga ni wenda mbanye n'aba ngaba, harimo umukobwa umwe nyine wari indaya yitwaga Jane akambwira ko yakoreye amafaranga, Jane akambwira ngo nta kintu abura, akambwira ngo nanjye maze kuba inkumi, byose nabikora kandi nkabishobora. Ariko hagati aho nkumva umutima wanjye nta rukundo ufite rwo kuba numva ko najya kuryamana n'abagabo, ko ntabwo nigeze ngira umutima wo gukunda abahungu cyese gukundana nabo, numvaga ntanaryamana nabo, ko byageze icyo gihe ntaranaryamana n'umuhungu. Jane rero atangira kumbwira ati noneho nkura urumogi kugira ngo wiyumvemo umuhungu uri buze kuryamana nawe. Ndamubwira ko nta kibazo, ruzane ndunywe. Aruzana ndanywa, twicaye muri salo, maze kunywa arambwira ati tugende noneho. Hari ahantu bajyaga kubyina bitaga mu Kiderenga, bajyaga yo kubyina. Ambwira ati tumanuke nitugerayo urabona umugabo. Gusa njya mvuga ni Imana hari yagiye indinda ikandindira muri ibyo bibazo byose nari mfite. Uko narasohotse ngeze hanze mbona Nyabugogo yose iraringaniye, mbona hameze nk'aho bamenye amazi, mbona n'amazi ari gutemba. Urumva ko wenda ari urwo rumogi nari nanyweye rwari rundimo ntanarumenyereye. Ndongera nsubira mu nzu ndaryama, ndiyorosa ngumamo rwa rumogi runshiramo. Bukeye nibwo uwo mama yatambwiye ati rero Jane ibintu akora ntabwo ari byiza, akora akazi k'uburaya. Sinzira nimba nawe wajya gufata akazi k'uburaya. Ndamubwira ntabwo nakora akazi k'uburaya kandi ntakunda umuntu, ntakunze abahungu. Rero umutima wanjye nta kindi kindimo uretse amarira. Sinzira igihe amarira azanshyiriramo, sinajyayo. Noneho tukiri aho ngaho nafite imyaka nka 15, mbona ubuzima bamugani koko buranze. Ariko ndavuga ni nta kundi byagenda, ntaramenya gusenga, ntaramenya ngo umuntu ajya mu rusengero akinginga Imana cyangwa mu nzu. Ariko nkomeza kuvuga ni gahunda ni y'Imana, mu mutima wanjye narabivugaga, numva nta yindi gahunda rero ari y'Imana. Yego, gahunda y'Imana rero ni byakujemo gusa cyangwa wabonaga abantu basenga nabo nk'uko wabonaga abo bantu ari indaya utireka nanjye ndebe ko nagerageza biranga? Iby'Imana byakujemo gute? Ni abantu abirebeyeho cyane ibintu byakujemo? Oya, icyo gihe nari ntarabimenya. Icyo gihe nari ntarabimenya. Ntabwo nari nzi iby'Imana muri icyo gihe, muri iyo myaka. Iby'Imana nabimenye nyuma cyane. Rero ubuzima bwakomeje gute? Nangize ngo icyo gihe wamenye Imana uhinjira mu byo gusenga. Ubwo buzima rero bwaho ngaho mu Gatsata, urukiri mu Gatsata, bwakomeje gute? Byakomeje ko naho byari bigucanze, wumva nabwo bigoranye kuba muri ubwo buzima, wabuvuyemo gute ubwaho mu Gatsata gutandukana n'abo bantu? Nabuvuyemo njye gushaka umugabo ku myaka 15. Rero umugabo wagiye kumushaka gute? Wagiye kumushakira he? Mwari muhuriye hehe kugira ngo ujye kumushaka? Umugabo rero kugira ngo mushake, numva ko nabanaga n'uwo mudamu witwa Beyata. Beyata twabanye nawe yumva ko azancuruza, ariko abona biranzi, abona ntabwo mbitekereza.
iwe yanyirukanye nka saa 4 z'ijoro, arambwira ati rero genda ujye gushaka ahandi hantu uba, ntabwo byashoboka ko twabona utishyura inzu, nimba ngerageza nkakugaburira ariko nawe ugomba kugerageza ugashaka amafaranga yo kwishyura inzu, kandi nayo nari mfite mu by'ukuri. Nasohotse nicara hanze, nari mfite igipira kinini cyane nakijyagamo wese, nkihinahina nkajyamo wese n'amaguru byose nkashyiramo. Noneho hari umuhungu wari utuye hafi aho ngaho w'umusore, arazasanga nihinahanye aho ngaho, ambwira ati none se kuri hanze? Ndamubwira banyirukanye nyine nta handi hantu mfite ho kujya. Ati noneho ngwino tugende mu rugo njye kugucumbikira. Mu kujya kuncumbikira rero yahise ancumbikira, ambwira tugomba no kuba umugore wanjye. Ntabwo nigeze mukunda, ntabwo twakundanye, ntabwo twigeze tuganira, nta kintu kimwe kigeze kiba hagati yanjye nawe mu by'ukuri. Bakunda abantu baganira bagakundana, ariko njye ntabwo byigeze biba. Yagiye kuncumbikira, hambwira ati ariko nagucumbikira tugomba kubikora. Byabaye ku mbaraga, biba ku ngufu. Nurumva ari n'ikibazo cy'uko byigeze kumbaho hagati aho, ntabwo navuga ngo uko kuntu niyumvaga, ntabwo nkuzi, nanjye ntabwo nkuzi, ntabwo nzi ukuntu niyumvaga. Nuko nyine yahise ngumana nawe, kuko ntaho kujya nari mfite, aho kuyenza kwabona nari kugenda ariko ntaho. Uwo musore rero yaragusanze aho ngaho, mwari musanzwe muziranye muri quartier se kakundwa n'umuntu atambuka cyangwa ni n'ubwa mbere wari umubonye? Namubona agatambuka gusa twe tutaravugana. Ubuzima rero bwo muri urwo rushako rutunguranye, urumva yabaye nk'umuntu agufashe ku ngufu, ani nabyo niko wari ubivuze uti nafashwe ku ngufu none ndavuga nti reka mpagume. Ubuzima bwo muri urwo rugo bwo bwagenze gute? Ubuzima bwo mu rugo urumva kubana n'umuntu mutaraganira, utamuzi atakuzi. Nagezemo yakoraga muri Majerwa, bukeye baramwimura bamujyana i Gatuna, tumaranye iminsi 3 hariya mu Gasata, bamujyana i Gatuna nabwo tutaraganira. Tugeze i Gatuna atangira gukora n'ubundi akomeza gukora muri Majerwa, turabana. Nyuma y'ukwezi nibwo twaganiriye, arambwira ati ngwino tuganire. Arambwira ati ariko nkubaze ko ntarumva uhamagara mama wawe, ko numva uhamagara papa wawe, numva uhamagara umuvandimwe, ubundi bimeze bitura bafite icyo ntubafite? Ndamubwira njye ndabafite. Ati nese kutajya ubahamagara? Ndamubwira ni mfite mama ariko nta telefone afite. Ati ako umutima ugahora unshinza, numva ko mubeshyi. Tumarana iminsi, tumarana amezi 6 arashira ntaratwita, ariko ntabwo niyumvishaga ikibazo mfite, icyo gihe ntarakimenya. Narakimenya. Noneho tumarana amezi 6, arongera arambwira ati noneho se ko tumaranye amezi 6, njye mfite papa, mfite mama, mfite imiryango warayibonye. Tangije kumwicaza mubwiza ukuri, ndamubwira njye nta babyeyi mfite, naho mvuka nyirizina simpasi, abavandimwe na musaza wanjye na mukuru wanjye, nta mama wacu na data, nta famille n'imwe mu buzima mfite. Sinzi rero nimba wumva yuko uri bubyemere ko dukomezanya kubana, kuko tumaranye amezi 6 nta nubwo ndatwita. Arambwira ati ngiye kukubaza ibibazo bibiri, uri umuhutu uri umututsi? Ndamubwira sinzi icyo ndicyo, gusa ndi umunyarwanda. Ababyeyi bapfuye igihe kinini, bapfuye mu ntambara, muri jenoside ni yego, birashoboka ko uri umututsi, kandi papa na mama bamubujije gushaka abatutsi. Barambwiye ngo ninshaka umukobwa w'umututsikazi nzagende mbane nawe nibagirwa iwacu, kandi ni furi wacu, ntabwo ushobora kuhibagirwa, fazari weho nakwibagirwa. Ndamubwira ntabwo ndiwe, uko munsi mu nzu yari afite agakongoti, sinzi mbuzi inkoni y'umukongoti mu Rusinga. Icyo gihe ava mu kazi nka saa 9, aza aricyo kimuzanye, arambwira ati Alice ni karame ngwino. Arongera nyicaza kure, arambwira ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi, ningukubita 2 3 urambwira icyo uri cyo.
ndamubwira ndi umunyarwanda ntabyo nzi, sinzi ikindi bwoko bwanjye. Yahereye uwo munsi saa 9 nkubita, ndumva yararangije kunkubita nka saa 11. Kagakongotsi karavunika nzira ko ntari gusobanura icyo ndicyo. Ariko impamvu ntabivugaga se n'ubundi nanyirukana ndajyahe, nanyirukana ndongera ngiye kwangara, kandi nari nshatse, nari maze 2 ntuje ndi mu rugo, ariko reka nihangana nkubite wenda ejo ntazongera kunkubita. Arankubita ndirira mu nzu birashira, arya ku kazi hose narabyimbye, umubiri wose wabyimbye wabaye amaraso, ndihangana nkanda amazi, mfata amazi ashyushye ndikanda. Nyuma arongera arabimbaza, ndongera ndamuhakanira, kandi kuko nabyo narinzi, ndongera ndamuhakanira. Nyuma arongera arabimbaza, ndamuhakanira. Nahise ntangira kubaho muri ubwo buzima nanone bwo gukubitwa, ko buri munsi mbese narakubitwaga, buri munsi uko atashye, buri munsi ntabwo uransubiza cya kibazo, buri munsi nanjye ngeze aho numva ntangira kumubwira nabi, ntangira kumutuka, ntangira kumva namwishimiye, ko n'undi na mbere sinamwishimiraga, ariko noneho bihumira ku mirari, ntangirana n'ubwo buzima nyine gukubitwa. Utangira ubuzima bwo gukubitwa. Ari reka ngusubize inyuma gato, icyo kintu kitaraza cyo kukubaza kiti urinde ukomoka he, urumva yatangiye kubikubaza mumaranye amezi agera kuri 6, mu mezi 2, 3, 4 mwavuganaga neza nk'abasheri, akaza akaguhakeya nk'abantu bakundana nk'umugore n'umugabo, ko mwari mubanye gute icyo kintu kitaraza? Ntabwo ibyo byigeze bibaho, ko yaratahaga acecetse atavuga, nanjye ncecetse ntavuga, mbese nabayeho muri ubwo buzima muhohoterwa. Ntabwo ibyo byigeze bibaho byo kuba ngo umuntu yakwicara umugore n'umugabo bakaganira, bakajya mu buriri bakaganira, ntabyo nigeze. Twararanaga mu rugo se, byibure yaguhaga nyine ibikenewe mu rugo, akagura imyenda nk'ugurira umugore? Yarahahaga gusa, ariko kungurira imyenda ntabwo byashobokaga. Icyo gihe buriya yari afite nk'imyaka ingahe? Wowe wari ufite imyaka 15? Njye nari afite 15, yari afite 19. Yari akiri muto. Hanyuma rero warugeze ahantu uvuga uti ntangira ubuzima bwo gukubitwa. Ubuzima bwo gukubitwa bwo buri munsi wabubayemo igihe kingana iki? Bwarangiye ryari? Tukiri kuri urwo rushako. Nyiri aho rero kuri urwo rushako nakomeje kwihangana, ngeze aho turangije umwaka ntangira kunywa inzoga, kugira ngo byibura ndebe ko yajya nkubita ntumva, yajya nkubita nidroze, akaza agasanga nanyweye inzoga, noneho akankubita nidroze. Nyuma rero ubuzima nanga kuhava, kuko ubuzima bwarakomeje, nyine niyumvishamo ko ngomba gukubitwa, ngomba kugaburirwa, ariko nkaza no gukubitwa nimugoroba. Ko nanjye nimvishe, ntabwo natekerezaga ko ndamubwira ngo ndi umututsi, kandi ubwe yarambwiye ngo papa, yarambwiye ngo ninshaka umugore w'umututsi tuzabipfa. Nanjye ntabwo nimvishagamo ko ndi bumubwire, naravugaga byanze bikunze nkubitwe, ariko hari igihe wenda bizashira. Nkomeza kugumana nawe rwose, ndihangana, ubuzima bwanjye nawe burakomeza. Ubuzima rero bwarakomeje, ubaho muri iki kigeragezo. Gukubitwa buri munsi bwarangiye ryari? Ubu ngubu ntekereza ko mutari kumwe. Ubu ntabwo turi kumwe, twatandukanye. Ubwo buzima bwarangiye ryari rero kugira ngo mutandukaneho? Byagenze gute? Mwatandukanye kubera iki? Mwabanye igihe kingana iki? Kuko warugeze mumaze umwaka. Twari tumaze umwaka, yego, nta mwana, nta nda. Ubwo yahise ambwira yuko inda nzivanamo. Ubundi arongera arambwira ngo mfate ibinini, kandi nta binini nafataga bya Onapo, ko nanjye nashakaga kubyara. Ndamuhakanira, arangije arambwira ati noneho rero ngiye kukujyana hariya iwacu mu cyaro, uhinge, wahirire inka, ibintu byose ubikorereyo, ngende i Kigali nshaka undi mugore. Ndamubwira nta kibazo. Icya mbere impamvu numvaga ko nta kibazo, ntaho kuba nari mfite,
ndabugana anjyanyeyo ndagenda niyicarire nta kibazo mpinge maze no kuba mukuru nzabimenya mva nari maze kugeza 16 imaze kuba mukuru turimuka tugezeyo dusanga data bukwe n'amabukwe bari aho ngaho baranyakira bukeye baramubaza batari koko dushaka ko wowe n'umugore wawe mukuru ubukwe muzabukora gute jamubwira ati rero mugore ntabwo twakora ubukwe nta miryango afite nta famiye afite ese umuryango wanjye niwicara aha ngaha wowe uzicara hehe udahari yanze kumbwira ubwoko bwe ariko ndabikeka rero kubera yuko twabanye kandi nkaba numva ko guhita dutandukana n'ibitakunda naze bari hano ahinge nimbona umugore nifuza cyangwa nshaka azasohoka ubwo iwabo hari ahagana hehe aho yakoze hari aho ngo za Gatuna nyine hafi za Mukarangi rero njyewe ukuntu narabirebye ndabona ko maze kuba mukuru ndavuga n'ubundi nta mpamvu reka mve mw'uru rugo ubwo rero umaze n'igihe kingana iki nari maze imyaka 3 muri urwo rugo bana n'uwitwa n'umugabo maze imyaka 3 ni naho nakirijwe yego wari umaze imyaka 3 naho wakirijwe ari ubuhamya bwambwiye ko ari burebure cyane ko umuntu yavuga iyi minsi kandi koko ni burebure urumva aho wari ukiri mu myaka 16 ubu ufite imyaka ingahe mfite imyaka 30 urumva ko urugendo rwari rukomeje kandi rurerure ubu ntitwacumbikira ngaha tukazongera kubonana tukagira igice cya kabiri nta kibazo twacumbikira ngaha tukazongera mu kindi gice cya kabiri urumva Alice icyo gihe yaravuye muri izo ntambara amenya Imana wenda nyuma yo kumenya Imana hari ibyahindutse cyangwa wakomeje izindi ntambara ibyo tuzabibona mu gice cya kabiri kuko ndabona n'ubundi unaniwe yego hanyuma rero tukiri hano hari ukuntu tujya tuganira n'abantu akaba yatanga nimero de telefone bitewe n'uko ashobora kuba hari abantu bavugana bakamugira inama Alice n'umuntu akomeretse cyane hari umuntu ushaka kuba yaguha ubufasha bw'inama cyangwa se ashaka kukubaza ibindi cyangwa se ari umuntu ushaka ko nawe muganira muhuje ibibazo sinzi niba izo nimero wazitanga niba bishoboka cyangwa niba ari privé udashaka gutanga nimero zawe oya nazitanga kubera ko hari icyo umuntu aba akeneye cyane cyane nkanjye mvuze ngo nkeneye inshuti sinaba mbeshye hari ikintu umuntu yifuza kandi wenda akavuga ati Imana ikingejejeho byaba ari byiza nk'ubu mu buzima bwanjye no mu bitekerezo byanjye nifuza inshuti zambera umuryango nkumva ko nawe mfite musaza wanjye nkashaka inshuti yambera mukuru wanjye nkashaka inshuti yambera mama cyangwa yambera papa izo nshuti rero njye nizo nifuza twaganira kuzitanga rero numva nta kibazo pe nta kibazo waziduhereza hanyuma umwanya haza kukubaza akantu k'amatsiko tugasoza nimero yanjye ni 078 2 8 2 5 4 6 3 yego hanyuma Alice ubana nande mbana n'abandi bantu bagira neza umaranye imyaka ingahe se oya tumaranye igihe gitoya yego Alice ntabwo wize nibyo twagarutseho sinshaka kuzongera kubikubaza nyuma ubuzima bwo kubaho utize n'ubwo ngubu n'isi kuntu isi urabona ari kwihuta iterambere iki umuntu utize iki gihe kandi uracyari muto biragaragara ubuzima bwo kuba utarize ubana nabwo gute cyangwa waje kwiga nyuma oya iki kintu gusa kirambabaza ko kubaho ntarize no muri iyi si muri iki gihugu cy'iterambere ngenda mu nzira ariko agatima kagakubita ko ntigeze niga iyo gakubise ngira umubabaro mwinshi mu mutima wanjye nkarira ariko nkihanagura iyo igihe udafite umuntu uri buguhoze ngewe ubundi mu buzima bwanjye narariraga nkanihanagura mbese nta wamuzaga rero iyo igihe cyose ndabyibuka n'ahangaha ndabyibutse ko ntazi kwandika ntazi gusoma n'ikibazo ni nacyo gishengura umutima wanjye ariko
naratangiye kwiga mu matorero, hari igihe Imana izanshoboza nkagenda nasoma Bibiliya. Ndi umwana muto ariko ntabwo nari mutoya kuko nari maze kugira nka 14, 13 gutyo. Ubwo nimba nari mukuru nimba nari umwana sinzi. Igihe cyose nimvishagamo ko ndi mukuru. Ntabwo nimvishagamo ko nigeze mba umwana. Sinzi njya mbitekereza. Kubera ubuzima nabayemo. Ko ndibuka hari umwana umwe nigeze kubwira ngo anyandikire yandikuye urupapuro ashyire mu ibahasha. Arangishijwe urupapuro arwandikire nde? Nari mfite umusheri ariko biraho nyine bitari ibintu bikomeye cyane. Ndavuga rero nyandikira hari utwo mugiyemo noneho ngewe urandaruguhira ibahasha urushyire mu rumushyiri. Ubwo aravuga ngo ari byo ugiyemo kugira umubeshye. We yarazi kuzi kwandika umwana. Yari umukobwa ari umuhungu? Umukobwa. Ndamubwandika umubwire yuko mukunda. Ruba n'ibyo ubwana nibibura. Arangije nkaho atabyanditse wiyandikira ibye aramutuka, amaheruwe, wantumbiwe, wakije n'ibindi bibi biteye isoni. Ntabasha kuvuga ku itangazamakuru. Noneho aramushyira nzi neza ko yanditse ibintu byiza mvuga nti nanjye koko araza kunsubiza neza. Muye nawe muhungu yarambwira ko namututse. Ni ikibazo nahise ngira ikibazo ndavuga ni ukwera iki kuko ntizi. Numva nyine binteye ikibazo muri njyewe ni henshi cyane rero. Ushobora no kujya ahantu najyaga nk'ahantu akambwira ati yandika izina ryawe hariya usinye bikantera ikibazo. Ubwo wateye intambwe ukaba uri kwiga nubwo igihe cyajya ariko ntabwo njya mbona n'abasaza b'imyaka 50 purito bari kwigana n'abana buzukuru nawe bizashoboka kandi bizagenda neza. Ari ndagushimiye cyane rero kuri uyu mwanya waduhaye. Nshimishijwe nuko ukomeye tuganira mbere warambwiraga uti sinzi niba bizashoboka ariko biranshimishije cyane ko wagize umutima ukomeye muri uyu mwanya waduhaye.